za dunia, wa malaika taifa la mbinguni we, wa malaika ubwoko bwo mw'ijuru, basaririmba n'inanga zabo biyegereza abanyamahanga, bahinduye ijuru rugamba, bahinduye kuzine ijuru rugamba we, ai bahinduye ijuru rugamba we, bahinduye ijuru rugamba, bahinduye ijuru rugamba we, wamefanya mbingu kiwanja, wamefanya mbingu kiwanja, wamefanya Moses we, ai wamefanya, turataramye kandi we, ibujumbura mana yaje we, osila imba sika oseleferia, mana mw'izina rya Yesu hari imbaraga zihembura imitima y'abayakahebwe. Iryo jambo waravuze ngo nitumara kuri ryo tuzahembuka kandi ntituzasonza ukundi. Ijambo ryamanutse ku musozi w'i Karumeli, imbaraga z'umuriro ziraka. Ijambo ryawe ryaravuze izuba n'ukwezi n'inyenyeri bibaho papa. Ijambo ryawe ryaravuze wa munsi ku musozi w'i Gorigota ku mugoroba saa 9, ukuboko kw'Imana kuritamurura kugeza uyu munsi. Hari imbaraga ziri mu ijambo ry'Imana. Ijambo ryawe rizarihindura ibintu bigahindura n'ibihe. Ngwino uhindura imitima yacu papa. Alo sileri destampesike. Uri imbaraga zisumbiza abantu, uri imbaraga zisumbiza abantu, uri imbaraga zisumbiza abapfumu n'abadayimoni n'abakorikori. Imana we, uduhindurisha ijambo ryawe, kandi waravuze ngo Satani nta kindi tuzamunesheje keretse ijambo ryawe mwami. Ngwino duhe ijambo muri iki gihe kugira ngo dutsinde abapfumu bariho. Hallelujah, hallelujah. Gaseri sara.